Yesu ashimwe. Reka twongere dushimire Imana yacu, uburinzi bwayo butarondoreka bwakomeje kutubana no kuturinda. Tuba tugomba gushima Imana kuko igishoro cya mbere Imana iduha ni ukuba duhumeka, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko abazima bazi ko bazapfirwa bapfuye ntacyo bazi. Ubu butumwa turi kwiga, turi gukurikirana, nta kintu wakora ngo ubumenyesha basinziriye ntacyo bwabamarira. Ariko twebwe tugihumeka, twemereye Imana, twemerera umwuka wayo, yaduhindurira amateka, akatuvana mu rupfu, akatugeza mu bugingo. Rero reka dushimire Imana ko yongeye kuduha amahirwe, buri muntu wese abishishikarire cyangwa bihugukire, kuko aya mahirwe ntago tuzayahorana, kandi igihe cyose ijambo ry'Imana rivuzwe, iyo risize ritagushyize mu ruhande rwo kuba umuntu w'Imana, n'ubundi rigushyira mu gucirwaho iteka. Reka rero twemerera Imana kugira ngo ubugingo bwacu rwose tubushinganishe, utazaburekura ngo abunage mu maboko ya Satani, ahubwo uzabukomeza kugeza ku gucungurwa by'iteka. Tubisaba Imana kandi izabidushoboza mu izina rye. Ibi byigisho twatangiye bigenda bitwereka uko icyaha cyaje mu isi n'aho cyatugejeje, kandi tugenda tureba uburyo Imana mu bw'imbabazi zayo yaduhaye impano yo kwihana, iduha umwuka wayo uzajya utsinda imitima yacu, ikatwemeza ko turi abanyabyaha, ndetse ikarondora imitima yacu ikatwereka ubunyacyaha bwayo. Kandi twabonye ko iyo dukomeje tukaririra Imana tuyitakira, tutaguma kukuririra ibyaha byacu gusa, ahubwo atugeza ku cyo Kristo akorera umunyabyaha kugira ngo abaturwe, izina ry'Imana rihimbazwe. Rero tuzakomeza nubwo twize icyigisho cyo kwihana tukakigeza ku mbabazi, aho tugiye gutangiriraho ntago wazahiga ngo ugire aho uhasoreza, kuko tugiye kureba umuntu wamaze kwakira imbabazi z'Imana, urugero Imana ibimuhamagarira kugeraho. Kuko abantu benshi bumva bashishikajwe n'ubutumwa bwo kwihana rwose, n'ibyo bakanabwakira. Abantu benshi kumva batanga imbabazi z'uko bababariwe ibyaha, bagatanga ubuhamya bw'uko bagiriwe ubuntu n'Imana, ariko n'ubundi iyo urebye imibereho y'abavuga ko bababariwe, usanga hari igihe baba bakora ibyaha biruta ibyo bigeze banakora batarakira ubuntu bw'Imana. Ukibaza ni ukubera iki? Ariko tugiye kubireba, turasanga umuntu wabariwe n'Imana ntabwo aba arangije urugendo, ahubwo aba rutangiye. Turakoresha inyandiko Imana yatwandikishirije, turebe uyu muntu wamaze kwakira imbabazi z'Imana, urugero Imana iba imuhamagarira kugeraho. Reka dutangire n'ubundi dusenga Imana. Urakoze cyane byiringiro by'umugisha, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye imbabazi utugirira, tugushimiye umugambi ufite ku bugingo bwacu, tugushimiye ko urwango wanga icyaha rungana n'urukundo ukunda umunyabyaha. Turakwinginze rero kugira ngo umwuka w'Imana aturarikire kuba imbere yawe, dutinya kandi duhinda umushyitsi, kugira ngo ubugingo buhoraho bukomoka kuri Yesu buhinduke ubwacu bwite, kandi ubwo bugingo nk'uko wabivuze butubature, budukure mu cyaha, butugeze aho duhinduka abaneshi bigakunda, maze izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uturinde ishusho yo kubaha Imana, ahubwo duhe kuba abantu b'Imana by'ukuri, kugira ngo niwerekanwa twe kuzakorwa n'isoni, ahubwo tuzishimire kubana nawe. Komeza kuduha umwuka wera adufashe muri ibi byigisho, kandi abateze amatwi n'abazabyumva bose bizadukizanye kuri urya munsi twitegura ubwami bwawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kureba imibereho ya GIKRISTO Imana iduhamagarira kugeraho. Twarebye uko icyaha cyaje mu isi, twarebye amahirwe Imana yaduhereye muri Yesu Kristo, kandi twabonye umurimo mwuka w'Imana akorera mu mutima w'umuntu wo kumwemeza iby'icyaha. Uyu munyabyaha mwuka w'Imana iyo amwemereye aramutsinda, akamwemeza, akamugeza aho umunyabyaha nawe ubwe amanika amaboko nk'ingabo itsinzwe, akumva ko nawe ubwe yikatiye, kugeza ubwo kubabarirwa n'Imana kumusanga ahantu ategereje isaha yo kunyongwa. Niko ibyo abadivantize munsi wa karindwi batubwiye. Noneho tugiye kureba, ese uyu muntu umaze kubabarirwa n'Imana nagereranya n'umwana umaze kuvuka, nagereranya n'umuntu utangiye noneho urugendo, uyu muntu arasabwa iki? Imana iramushaka kugera ku ruhe rugero? Kuko ndababwiza ukuri,
ubu isaha duhagazemo umuntu wese nashaka byemere cyangwa byange ntabwo ari butambuke kuko bufite ubukristo bwo mu kanwa, nta nubwo ari uburyoza, nta nubwo ari ibintu twagize akamenyero, ahubwo Imana irifuza imibereho yahindutse, imibereho igera ku gutsinda icyaha, imibereho igera ahantu na Yesu ubwe ashobora kumutangaho ubuhamya avuga ati dore umwana wanjye. Si uko umuntu azagera aho avuga ngo urugendo nashakaga kugenda ndaruhagaritse, ahubwo uyu muntu azakomeza kuyoborwa n'Imana intambwe ku ntambwe kugeza ubwo Yesu azavuga ati birarangiye, umuntu akiri mu buntu bw'Imana. Tugeze mu gihe tugomba gukoresha handitswe ngo, niyo mpamvu abantu bose baduteze amatwi ntibagire ubute tugiye gukoresha ikintu bita inyandiko, kuko ubutumwa abantu benshi bagiye babwanga babwitirira ubw'umuntu, ariko ubu butumwa bwo kwihana, ubutumwa bwo kubabarirwa ibyaha, ubutumwa bwo kwezwa ni ihame ryigishwa na Bibiliya. Tugiye kureba amasomo agiye atandukanye umuntu uri bubone mu kwihutira gusoma tugenda nabimugora ariyegereza agakaramu n'urupapuro aya masomo agende ayandika. Ese uyu muntu wamaze gusobanukirwa ububi bw'icyaha yakomeza kugikinisha? Hoya rwose ntibikabeho. Ese iyo amaze gusobanukirwa uko umwami w'icyubahiro yababajwe azira ibyaha bye, ese yahora muri nzakora icyaha ejo nzihana, nzakora icyaha ejo nzihana? Hoya rwose ntabwo bishoboka, ahubwo ntabwo agera ahantu ibitero by'ibyaha bitamugabwaho, ariko arwanisha imbaraga ze zose kugeza ubwo Imana imuha ubufasha, ariko bihuje n'uko uyu muntu nawe icyaha yamaze kugira gute kukizinukwa, akaba yumva atakigira gute atakigishaka. Tugiye gusoma amasomo atandukanye, tugiye kureba Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere ndetse n'uwa kabiri. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uyu muntu ageze ubwo yumva amategeko y'Imana ari yashaka kwibwira ku manywa na nijoro. Kandi mwibuke ko icyaha twabanje guhera mu itangiriro twasanze aya mategeko noneho umuntu ari bwishimire guhora ayibwira ku manywa na nijoro, niyo yari yasibanganye mu mutima wa Adamu na Eva kugeza ubwo icyaha kibageza hariya. Ntitwabibonye se mu cyigisho cyatambutse? Twarabibonye yuko Satani yabicishije amategeko y'Imana, atuma bashidikanya ku by'Imana yavuze, birangije birabajyana bigeza aho noneho ishusho y'Imana isibanganye muri bo, kwera ko Imana gusibangana muri bo kuko amategeko y'Imana batangiye kugira gute kuyashidikanyaho. Noneho uyu muntu Imana ishaka kugaruramo ishusho y'Imana iramujyana, none nikamugezaho uyu muntu ashobora kongera kwishimira amategeko y'Imana, akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Imana yacu si nziza? Imana yacu ni nziza. Ifata icyo Satani yasenya karandura ikongera kucyubaka mu muntu kugeza ubwo hari ishusho ya Satani, Imana yongera gukiza umunyabyaha ikongera ikamugaruramo ishusho y'Imana kugeza ubwo yongera ya mategeko yari yarishe muri Edeni akongera akayibwira ku manywa na ryari, ku manywa na nijoro. Iyo umuntu yageze kuri uru rwego rero, baravuze ku murongo wa 3, uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza kubera guhuza n'ubushake bw'Imana. Ntabwo umuntu yakomeza kuvuga ko yakiriye ubuntu bw'Imana kandi ngo usange imico ye, imibereho ye iracyari kwakunda. Uko yavugaga niko akivuga, uko yaryaga niko arya, uko yambaraga niko yambara. Arasanga abantu bari mu magambo bavuga nawe akavuga. Mwibuka amagambo twasomye muri Zaburi ya 50 guhera hari ku murongo wa 16, aho abaza abantu bavuga izina rya Yesu ati muriruhiriza iki muvuga amategeko yanjye? Ubwo usanga umusinzi ukishimira kubana nawe, wasanga umunyamagambo ukishimira kuvugana nawe. Ibyo ngibyo wakomeza kubikora kandi bakomeza kuvuga izina ryanjye? Oya, oya, oya. Abavuga izina ry'Uwiteka bose bagomba kuva mu biki? Mu bidatunganye. Reka turebe isomo riri mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 13. Umuntu wumva tutari bugendane mu gusoma azajya yihangana afate agakaramu noneho ayandike. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 13. Niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Niwe wagize gute? Niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo
akatujyana mu bwami bw'umwana we agira gute. Hari aho yadukuye naho yagize gute, naho yadushyize. Ntabwo rero niba yaradukuye mu butware bw'umwijima twakomeza kugendera mu mwijima. Ese ubwo yaba yaradukuyemo? Ntabwo yaba yaradukuyemo, twaba tubivugisha iminwa yacu, ariko imibereho yacu ikatwereka ko tukiri hehe, tukiri mu butware bw'umwijima. Reka turebe Luka igice cya 10:17. Nuko abo 70 bagaruka bishima bati, databuja, abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe. Arababwira ati, nabonye Satani avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Mwabyumvise? Mwumvise ububasha umuntu ashobora guhabwa kubera kwemera gukorana n'Imana no kuba mu bushake bwayo. Bongeye ku 20 baravuga ngo, ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cya hehe cyo mu ijuru. Imana irashaka ko amazina yacu akomerezwa mu gitabo cy'ubugingo. Imana irashaka kuduha ububasha n'ubushobozi bwo gutegeka n'ingabo z'abadayimoni, kugeza ubwo Imana izagaragaza ko abamwemeye bose abaho ubushobozi butari bwo kuba abana b'Imana gusa, ahubwo no gutegeka. Mwabyumvise? No gutegeka. Niba rero Imana iduha gutegeka ingabo z'abadayimoni zingana gutya, ntabwo azananirwa kuduha imbaraga zitegeka icyaha mu bugingo bwacu. Ku buryo ibyo twagendeyemo igihe kirekire, ibyo twabayemo igihe kirekire, ibyajyaga bitunesha, natwe tuzasigara dushimira Imana yuko noneho insinzi kuri byo yagize gute, yabonetse. Ndashaka ko tuganira amagambo ari hano akomeye, ari mu kitabo cy'iby'Abadiventiste mu munsi wa 7 bizera, igice cya 11, kwihame rivuga ngo gukurira muri Kristo. Gukurira muri Kristo. Basobanuye neza uburyo umunyabyaha umaze kwiyunga n'Imana imibereho agira. Abantu benshi babibwira ko niba biyunze n'Imana bakagira amahoro yo mu mutima, bakizera imbabazi z'Imana, baba bibwira ko urugendo rwabo rugize gute, rurangiye cyangwa se rushoje. Kandi ababwiza ukuri, ntabwo agakiza kagarukira ku rupfu rwa Yesu. Oya rwose. Urupfu rwa Yesu ruhesha Imana uburenganzira bwo kutubabarira ibyaha, ariko imbaraga y'umuzuko niyo ihesha abantu guhinduka abana b'Imana by'ukuri. Iyo mbaraga rero nayo dukwiye kuyisingira igahinduka iyacu, kuko utejejwe ntago azabona umwami Imana. Iri hame rya 11 barivuze mu buryo nakunze cyane, bukuru umuntu wese mu rujijo, bukamwereka icyo Imana ihamagarira umuntu kuba cyo. Baranditse baravuga ngo, binyuze mu rupfu rwe ku musaraba Yesu yanesheje imbaraga za Satani. Amena. Binyuze mu rupfu rwe ku musaraba Yesu yanesheje imbaraga zose za Satani. Ubwo Yesu uwo Yesu niwe wategekaga imyuka y'abadayimoni mu gihe cy'umurimo we hano ku isi. Yamenaguye imbaraga zayo kandi ahamya ibyo gucirwaho iteka kwayo. Arimo aratubwira ibintu Kristo yadukoreye ubwo yari ari mu isi. Umva, yategekaga ingabo z'abadayimoni cyangwa imirimo y'abadayimoni, kandi yamenaguye imbaraga zayo. Insinzi ya Kristo iduha kunesha imbaraga z'umubi zihora zishaka kutwigarurira. Amena. Iyo mbaraga ya Kristo yategekesheje abadayimoni irashaka kuyiduha twebwe ubwacu, ngo dutegeke imbaraga z'umubi zihora zishaka kugira gute, kutwigarurira. Hari imbaraga y'umubi zihora zishaka kutwigarurira, ariko kugira ngo iyo mbaraga natwe tuyitegeke, nuko imbaraga Kristo yari afite ari mu isi natwe igomba guhinduka iyacu. Kandi birashoboka rwose. Ayo magambo turaza kuyareba mu butumwa bwatoranijwe mu mugabane wa mbere, aho bavuze ko imbaraga Kristo yaneshesheje ari mu isi zishobora guhabwa abagabo n'abagore baramutse bazatse. Yego. Igihe tugendana nawe mu mahoro, umunezero, kandi twiringira urukundo rwe, icyo gihe Mwuka Muziranenge atura muri twe kandi akaduha kunesha. Umuntu unesha icyaha bigashoboka, ntabwo ari uwo Mwuka Wera abi inyuma ye. Oya, ahubwo uyu muntu ugera ku ntambwe yo gutsinda icyaha bigashoboka, n'uwo Mwuka Wera atuye hehe? Atuye muri we.
kandi inshuti yanjye reka mbabwire ibi Imana irabikora bigashoboka aho icyaha cyari cyarakubase kivuye aho cyari kiri hatura mwuka wera akagwira muri wowe ku buryo mu kwitegura kagagaheruka aho bavuze ko atugeza ku kuduha ubunararibonye tuzajya twitegereza icyaha kikiri kure yego kikiri kure uko dukomeza kugendana na Yesu nk'umukiza n'umwami wacu tubaturwa mu bubata bw'ibikorwa bibi amena twahozemo. Reka nsubire muri aya magambo. Uko dukomeza kugendana na Yesu nk'umukiza n'umwami wacu tubaturwa mu bubata bw'ibikorwa bibi twahozemo. Ntabwo tuba tukigendera mu mwijima, haleluya, ngo dutinye imbaraga z'umubi cyangwa ngo dukomeze kugendera mu bujiji no mu migendere idahwitse y'ubuzima bwacu bwa kera. Ntabwo wakomeza kugendera mu bujiji bw'imibereho idahwitse wabagamo kera ngo ukomeze kuririmba ngo nakire agakiza k'Imana. Hoya rwose, kuko ibyo bintu binezeza Satani. Iyo abona ko abavuga ko bitirirwa izina rya Kristo bakomeze kugenda mu byaha, aba yumva kuvuga izina rya Yesu uteye gutyo ntacyo byamutwara. Hoya rwose. Ariko ni ukomeje kuguma mu bujiji bw'icyaha, ugakomeza kwibuka amatariki wababariwe ibyaha. Kuvuga ngo ngewe hari muri 90 nibwo ubuntu bw'Imana bwansanze, ariko abantu benshi babaje uti urute, usanga nta buhamya bwako kanya bafite. Muri uwo mudendezo mushya tugira muri Kristo duhamagarirwa gukurira mu mico ye. Haleluya, duhamagarirwa gukurira mu mico ye, dusabana nawe buri munsi mu masengesho, twiga ijambo rye, turitekerezaho tukanatekereza ku rukundo rwe, tumuhimbaza, duteranira hamwe, tumuramya kandi tugira uruhare mu murimo w'itorero. Amena. Uzamenya umurimo w'itorero uwo ari wo, uzamenya itorero Imana yahamagaye, uzamenya umurimo irishakaho, uzamenya gukiranuka irishakaho, uzasigara wumva wowe nk'itorero ry'Imana ugomba gusohoza iby'agakiza k'Imana utinya kandi uhinda iki? Uhinda umushyitsi. Igihe twatangiraga umurimo mwiza wo gufasha abatuzengurutse kandi duhamya iby'agakiza ke, kubana kwe natwe buri kanya binyuze muri Mwuka Muziranenge, bituma buri mwanya na buri gikorwa biduhindukira imibereho y'iby'umwuka. Iyo tubana nawe, ibyo dukora, ibyo tuvuga, ibyo byose biduhindukira imibereho y'iby'umwuka. Hano banditse ijambo riteye ubwoba kandi rikomeye rivuga ngo kuvuka ni igihe cy'ibyishimo. Kuvuka ni igihe cy'ibyishimo. Umuntu wese wabyaye arabizi. Iyo umaze igihe utwite, umaze amezi 9, ugaragurika, bamwe na bamwe babara nahuzwe, utakibasha kurya icyo wakundaga, utakiryama, ntuba wicara uko wiboneye, ntuburyama uko wiboneye. Hari n'igihe n'umuntu ajya kuryama kumva urwo rubavu ruranze, bikaba ngombwa ko hari igihe mu mezi yo gutwita ajya gusatira igihe cyo kubyara uba wicaye ukararugaragurika abandi bose baryamye. Ariko iyo ubyaye ni igihe ni igihe cy'ibyishimo. Bigereranya ko n'ubundi umuntu amaze gukangurwa n'umwuka w'Imana, amaze kubona ko ari umunyabyaha, abona ko nta kindi kimukwiriye ari ugucirwaho iteka, yakwitegereza umusaraba w'Ikaruvari, noneho yakwibuka ko ibyaha yakoze ari byo byabambishije umwami w'icyubahiro bikamwambika ubusa, yumva arabiranye, yumva ntacyo afite cyo gukora. Ariko igihe Mwuka w'Imana musanze akamwereka, tumva wituri ku mutima hari uwawuturitse mu cyimbo cyawe, aravuka. Ibyo bikaba ari umunsi w'ibyishimo. Ariko reka turebe, ese uyu mubyeyi yabyaye ko yishima akanezerwa, imiryango igatanga impundu, hakurikiraho iki? Reka tugisuzume turebe. Bagiye kuduha urugero rw'ibintu bitatu. Bagiye kuduha urugero rwo kuvuka k'umwana usanzwe, bagiye kuduha urugero ko kumera k'urubuto rusanzwe, bagiye kutubwira n'urugero mu rwego rw'igihugu ubwigenge, iyo ubutegetsi bwafashwe uko umunezero ubaho. Ariko bagiye kutwereka hirya yabyo ni igiki Imana ibishaka ko gikurikiraho, kugira ngo tutanyurwa n'umurimo twakorewe, ngo dukomeze kubyina insinzi mwisuzuma rubanza amazina yose atarigeze agera ku rugero Imana ibahamagarira ahanagurwe. Umuntu wese akomeze kubyina insinzi ngo nanditswemo, nyamara izina rye ryaragize gute? Ryarahanaguwe. Twabonye ko ubu butumwa ari ubutumwa budusuzuma. Kuvuka ni igihe cy'ibyishimo. Urubuto ruramera, maze kugaragara kutubabi twatwo tubiri twa mbere tugashimisha umuhinzi. Icyo ni icyambere. Urubuto utera igishyimbo cyangwa urunyobwa cyangwa soya,
wajya kureba ugasanga ako kabuto kameze, ukabona hajeho utubabi tubiri tubanza, yego umuhinzi yajya agasanga imbuto zose zameze, mbese aranezerwa pe, kuko aricara akavuga ati hari ahantu nahateye muri iki cyumweru ku wa mbere w'isabato, reka nzasubire ku wa mbere w'isabato ndebe ko byameze. Yahajya agasanga utubuto twose yateye twarameze, akishima kuko abayumva ataruhiye iki ubusa. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri, umwana aravuka, maze kurira kwe kwa mbere kukagaragariza abatuye isi ko hari ubuzima bushya bugomba kwitabwaho. Yego, umubyeyi yibagirwa umubabaro we wose, maze akifatanya n'abagize umuryango mu byishimo by'uwo munsi mukuru. Siko bimeze se? Iyo tubyaye ntiduhamagara, uteje n'indabyaye, kanandabyaye, kanandabyaye. Maze bakavuga bati mpundu. Siko bimera se? Tukishima tukanezerwa pe, tukifatanya n'abandi. Ibyo babikubiyaho. Reka twongere tujye ku kindi cya gatatu. Igihugu kibona ubwigenge, maze abaturage bacyo bose bagafata inzira, bakuzura imihanda na buri duce tw'imijyi, bazunguza ibimenyetso byerekana ibyishimo bagize gute bafite, banezerewe iki ubwigenge. Ariko nimutekereze namwe, bagiye kutubwira amagambo akomeye cyane, ariko ibaze nawe, utwo tubabi tubiri batangiriye kutubabi, muri ko ari rugero baduhaye ku muhinzi, utwo tubabi tubiri tudahindutse tune, ahubwo tugakomeza kuba twatundi cyangwa tukaraba. Muhinzi, wewe wagiye kureba ugasanga soya yawe yameze cyangwa ibishimbo, ugasanga izanye utubabi tubiri tubanza, hashira ibyumweru bitatu wasubirayo ugasanga twatubabi turacyari tubiri. Bya byishimo bitangira kumera gute? Bya byishimo birayoyoka. Ntabwo wongera kumva wishimiye igihe wahagiraga ngo usanga utubabi tubiri twagize gute twahageze. Utangira kubara igihombo, utangira kuvuga utubundi aha hantu nahahingiraga iki, ubundi byo nahashoyo nkabitanga mu kindi. Kubera iki? Kubera ko imbuto zari zameze n'ibyo ukuri koko, ariko byari bikenewe ko twatubabi tubiri ugenda ugasanga twahindutse tune cyangwa dutandatu cyangwa 8. Nibwo uhita utangira kubara inyungu muri wa murima wawe wagize gute wahinze. Ibaze kandi, hashize umwaka rwa ruhinja rudasetse. Mubyeyi we, wowe wabyaye, ibuka noneho baguhaye impundu, watangiye kunezeranwa n'ab'imiryango yawe, wabyimye insinzi y'uko umwana wawe yavutse. Ariko itegereze wa mwana amaze amezi 4, 6, 8, ugategereza ko umwana aseka, wapi. Akamara umwaka ugategereza ko umwana yamera iryinyo, wapi. Akamara umwaka n'igice ugategereza ko akamba, wapi. Ahubwo igihe abana bavukiye rimwe bari gufata ubujerekani bajya kuvoma, ugasanga uwawe aracikiye ku bibero umupondera, ngira ngo umubyeyi asigara avuga ati Imana, uyu mwana ko waruzi kazambera umusaraba mumpereye iki. Siko bigenda? Umunezero wagize mu kubyara ugira ute? Urasibangana. Ibaze kandi, hashize umwaka rwa ruhinja rudasetse, haba no gukamba, ahubwo rugakomeza kunyinyirirwa mu gahinda rwinjiranye mu isi. Ibaze se, cya gihugu cyamaze kubona ubwigenge, mu gihe gito gihindutse inzu y'imbohe yuzuye mu ubwoba. Ba bantu babyimye insinzi buzura mu mihanda, batiye baba we ubwigenge. None cya gihugu cyabanezezaga, cya gihugu cyabashimishaga, cyamaze guhinduka inzu y'imbohe. Ariko rwose mumbabarire mwumva amagambo y'Imana. Wowe uvuga ko wakira imbabazi z'Imana ko udashaka guhinduka ngo ugere ku rugero Imana iguhamagarira kugeramo, umva gahinda utera Imana. Ibari igihe yakubabariye ibyaha, yareba imibereho ugezeho igasanga iteye agahinda gusa. Irababaje. Ibaze cya gihugu cyamaze kubona ubwigenge, mu gihe gito gihindutse inzu y'imbohe yuzuye mu ubwoba, iyicaye urubozo ndetse n'uburetwa. Umunezero w'umuhinzi bawugarutseho, ibyishimo bisaza by'umubyeyi n'isezerano ry'ubwigenge bihindutse ahazaza huzuye mu rucantege. Akumiro, agahinda
ndetse n'amaganya. Gukura mu buryo bukomeza buhoraho butagwingira kandi bwera imbuto ni ingenzi mu buzima. Wumvise amagambo basubiyeho, bamaze kutubwira iby'umuhinzi, bamaze kutubwira iby'uruhinja, bamaze kutubwira iby'ubwigenge. Baratubwiye ngo gukura mu buryo bukomeza. Urumva twatubabi nidukomeze tube 4, tube 6, tube 8. Rwa ruhinja ni ruseke, ni rukambakambe, ni rutera intambwe, nibyo munezero w'iki w'umubyeyi. Igihugu cyamaze gufata ubwigenge, baturage bakirimo reka babona amahoro, reka babona umudendezo, reka babona uburumbuke, nibwo bazanezezwa n'intsinzi babyinira iki ubwigenge. Niyo mpamvu bahise bavuga ngo gukura mu buryo bukomeza kandi buhoraho butagwingira kandi bwera imbuto ni ingenzi mu buzima. Babanze kutubwira ibintu bifatika umuntu wese ashobora kumva kandi akabishyira mu matwi akabyumva neza. Muntu uraha ubu hari umubyeyi ubu uri kumvura urugero neza. Hari urwego ugeraho warabyaye umwana ugasigara ubona noneho ahubwo uretse no kukunezeza ahindutse n'umusaraba kuri bagenzi be. Ntukijya guhinga ufite umwana mu mugongo, niwajya kuvoma utuzi uko yavutse arira niko akinyigira mu mugongo wawe kugeza ubwo usigara uvuga uti Mana uyu mwana namubyariye iki. None muvandi urashimishwa no gutanga ubuhamya bw'uko wababariwe, ndetse itariki wababariwemo ntabwo yibagirwa, nta n'uwayi gukuramo ngo ubikunde, ariko amagambo ko akiri yayandi, amazimwe ko akiri yayandi, umujinya ko ukiri wa wundi. Ubwo urumva iyo Mana yakubyaye icyo gihe itarishimishijwe no kukubonaho imbuto kandi nyinshi, ariko aho kugira ngo ibibone irabona ari umwana uri gusubira inyuma, uri umwana uri gusubira inyuma, uri umwana udakura, uri umwana uri mu bujiji, uri umwana uhungabanywa n'imiraba yose. Abo rero inyandiko itubwira ko mwisuzuma rubanza bita ku mazina, kuri ayo mazina bakareba uburame agize, bakareba guhinduka kw'imico, basanga nta guhari, ayo mazina akagira gute agahanagurwa. Barandika bagaruka muri uru rugendo rwacu rwa gikristo, baravuga ngo hatabayeho uko gukura, kuvuka ntacyo kwaba kuvuze. Mwabyumvise? Uyu mwana aramutse adakuze ngo agere ku rugero rwiza kugeza ubwo umubyeyi amuhereza akajerekani ajye kuvoma avuga ati rwose Imana yarakoze, kuvuka kwa mwana ntacyo kugize gute, ntacyo kumaze. Mutega amatwi mwumve ahantu Imana ishaka kudukura na ishaka kutugeza. We gukomeza kubyina intsinzi w'icyo uricyo, ahubwo ubyina intsinzi yuko usobanukiwe n'iki Imana ushaka ubacyo, kandi wemerera Imana ikugeze kuri urwo rugero. Hatabayeho uko gukura, kuvuka ntacyo kwaba kuvuze, nta ntego habe n'icyerekezo. Gukura n'ubuzima birajyana, gukura n'ubuzima bigira gute birajyana, haba mu by'umwuka ndetse n'iby'umubiri. Gukura k'umubiri gusaba indyo yuzuye, ahadukikije heza, imyitozo ngororangingo, uburere, guhugurwa n'ubuzima bwuzuye intego. Ariko ikibazo tugiye kwibaza kwitaho ahangaha ni ikirebana no gukura mu by'umwuka. None se ni gute dukurira muri Kristo kandi tugakomerera muri we nk'abakristo? Ni izihe ntambwe zo gukurira mu by'umwuka? Koko baratubwira niba umuntu yaravuze ko yababariwe akaba atarabayeho kukura no kugera ku nsinzi, nta kintu bimaze ko uyu muntu yabagize gute yaravutse. Shuti yanjye, wowe untega amatwi, ugomba gusaba Imana ikongera ikaguha guturiza imbere yayo, ukareba amajyambere wagezeho igihe wamaraga kwakira imbabazi z'Imana, ukareba guhinduka kwabayeho. Kuko hatabayeho guhinduka kungana gutyo, Satani yakwigarurira umutima wawe akakugira imbohe ye. Reka turebe iryo jambo baryanditse mu butumwa bwatoranijwe umugabane wa 3 mu gice cya 22. Ubutumwa bwatoranijwe umugabane wa 3 ikigisho cya 22 kwisubi ya 2. Kubabarirwa mu buryo Kristo ababariramo ntabwo ari ukubabarirwa gusa. Kubabarirwa mu buryo Kristo ababariramo ntabwo ari ukubabarirwa gusa. Ubwo bavuze ngo gusa barerekana ko icyo kintu kitagize gute, ntabwo gihagije. Iyo bavuze ngo gusa nuko hari ikintu kigiye gukurikiraho. Kubabarira mu buryo Kristo ababariramo ntabwo ari ukubabarirwa gusa, ahubwo nuguhindurwa mushya
mu mwuka no mu mutima. Amena. Ntago Imana ishaka kubabarira umunyabyaha ngo birangiriraho. Irashaka ko n'umwuka wawe iwugira mushya n'umutima ikawugira mushya. Ishusho ya Kristo igomba kwandikwa mu bwenge bwose. Ndagira ngo dukurikirane ikinyandiko itubwira cyerekana urugero Imana iduhamagarira kugeraho. Ishusho ya Kristo igomba kwandikwa mu bwenge bwose, mu mutima wose ndetse n'ubugingo bwose. Intumwa Pawulo iravuga iti, nyamara twebweho dufite gutekereza kwa Kristo. Baratwereka urugero Imana iduhamagarira kugeraho, yuko Imana ishaka kutuzamura ikatugeza ku rugero rwo gutekereza kwa Kristo. Yesaya Zaburi igice cya 1 babitubwiye. Amategeko y'Uwiteka asigaye yibwira ku manywa na nijoro. Bavuga ngo iki? Hatabayeho igikorwa cyo guhinduka. Ariko mujye munyumvira, ntabwo bavuze ngo hatabayeho igikorwa cyo kubabarirwa. Oya, kuko uburyo Kristo ababariramo ntabwo ari ukubabarira gusa. Iyo ni intambwe ya mbere, niyo twabanje kureba mu cyigisho cyatambutse. Ahubwo bari kutwereka umuntu umaze kubabarirwa Imana iramushaka kumuhagarika hehe. Niho bari kudusobanurira. Baravuze ngo hatabayeho igikorwa cyo guhinduka gushobora kubaho gusa binyuze mu mbaraga z'Imana. Kubogamira mu cyaha twavukanye bigumana mu mutima imbaraga zabyo, bigakora iminyururu mishya, bigatera ububata budashobora gucibwa n'imbaraga z'umuntu. Aya magambo ndasubiramo. Hatabayeho igikorwa cyo guhinduka gushobora kubaho gusa binyuze mu mbaraga z'Imana. Kubogamira mu cyaha twavukanye bigumana mu mutima imbaraga zabyo, bigakora iminyururu mishya, bigatera ububata budashobora gucibwa n'imbaraga za muntu. Bahise bandika ngo ariko abantu ntibashobora kwinjira mu ijuru n'ibyo bakunda bya kera. Ntibishoboka. Iryo juru ntabwo ari iry'Imana. Ibintu uzukunda, ibintu wumva utatandukana nabyo, ni ibigirwamana washyize mu mwanya w'Imana. Niba wumva udashaka gutandukana nabyo, bigumane. Ariko inyandiko irambye ngo ijuru ntabwo wagira ute, ntabwo warijyamo. Ibigirwamana byabo n'inyigisho zabo ntabwo ibyo bashobora kwinjira mu ijuru babifite. Ijuru ntiryababera ahantu h'umunezero, kuko ikintu cyaho cyose cyabusanya n'ibyo bakunda. Uko nguko umeze Imana ikugiriye ubuntu ikakubwira iti zamuka ujye mu ijuru, uhageze wabusana n'abaho. Ibyo ukunda wasanga bitaharangwa, ibyo wanga ugasanga nibyo bihari. Ibyo wanga ni ukugira gute? Ni ukwicisha bugufi, ni ugushyira imbere mugenzi wawe. We wahazana yanarije ukumva urashaka gukurura wishyira, ntabwo uba wari wizinukwa, ntabwo uba wari wiyanga. Ubwo rero Imana ikugiriye ubuntu ikakuzamura uko wakabaye, wabusana n'ibyaho. Imibereho yabo yakujija umunyabyaha kumubuza kujya mu ijuru si itegeko ry'akarengane. Niko mu kugana Yesu banditse, umufasha ukamujyanayo yakubwira atumva, kingura ijuru ryawe nisubirire mu byo nsanzwe menyereye. Kuko ikintu cyaho cyose cyabusanya n'ibyo bakunda n'ibyo barangamira, kandi mu buryo bubabaje, kigahangana n'imico bavukanye ndetse niyo banduye ya kamere yabo. Imico yo mu ijuru yabusana n'iyabo iyo banduye niyo bagize gute, niyo bavukanye. Byabisikana, ijuru rigahinduka akavuyo, ijuru rigahinduka induru. Ijuru ntabwo ryakongera kuba ahantu h'umunezero. Niyo mpamvu kuva ijuru ryera abazajya mu ijuru bazaba bageze ku rugero rwo kwera. Niyo Imana iduhamagarira kugera. Baranditse bavuga ijambo rivuga ngo umunezero ni umusaruro uturuka ku kwera no guhuza n'ubushake bw'Imana. Mwumvise umunezero Imana dushakira ko tugira aho turuka, ntabwo ari uwo gutunga amazu meza, ntabwo ari uwo kugira amafaranga, ntabwo ari uwo kugira imirimo irumbutse. Baratubwiye ngo umunezero ni umusaruro uturuka ku kwera no guhuza n'ubushake bw'Imana. Abazaba bera mu ijuru bagomba kubanza kubabera hano ku isi. Nta kwera kuzabaho tugeze mu ijuru, nta butungane tuzahererwayo. Uko umuntu azabayo Imana ashaka kubimugira ari hano mu isi, kugeza ubwo Imana izajya ireba abana bayo ikavuga iti dore ba Yesu bato. Urwo ni rwo rugero Imana iduhamagarira kugira gute, kugeraho. Naho wowe uri kubyina insinzi ukavuga uti gena babari buyitariki, banza wisuzumisha inyandiko urebe kubabarirwa kwanjye byangejeje kuki. Ese byamvanye ku bubata bw'amagambo? Ese bwamvanye ku bubata bw'amazimwe? Ese byamvanye mu kubaho imibereho imeze nk'iy'ingurube iyitirinda?
dore kuba abantu benshi muragendana mu butumwa bwiza bikemera, ariko wagera ku kintu cyitwa temperance, ikintu cyo kwirinda, akakubwira tumva ubwo butumwa busubize hasi. Ariko abumvira muri byose nibo bazabona ubwami bw'Imana. Hano baranditse baravuga ngo abazababera mu ijuru bagomba kubanza kubabera hano ku isi, kuko igihe tuzava muri iyi si tuzagendana n'imico yacu. Mwabyumvise? Nituva hano mu isi tuzajyana imico yacu, kandi bizaba ari ukugendana na bimwe mu biranga ijuru tuzaba twarahawe binyuze mu gukiranuka kwa Kristo. Ibiranga ijuru ni ukwera, ni ugutungana. Ibyo Imana ashaka kubiduha turi hehe? Turi hano ku isi, kuko nta handi bizaremerwa, ahubwo niyo mibereho abantu bimenyereje kubayo bazimukana bakajyana hehe? Bakajyana mu ijuru. Ushobora kwibaza uti ariko ibyo birashoboka turi mu isi? Uti Yesu se kari umwana w'Imana, siyo mpamvu yabishoboye? Ariko nshuti yanjye, inyandiko ziduha urugero rw'abantu babyawe n'umugore, bavutse batandukanyijwe n'Imana nk'uko icyigisho twatambukije bwa mbere cyabivuze. Ariko Enoki n'abandi bagiye batangwa na Eliya bariyanditse ngo Enoki yabaga mu isi agendana n'ubushake bw'Imana. Yahoraga abwira Imana ati Imana, ni igiki ushaka ko nkora? Ni igiki wanga ngo nkizibukire? Ni igiki ushaka ngo nkigenderemo? Nshuti zanjye, inyandiko itubwira ko imibereho Enoki yari ifite ariyo Imana ishaka gusangana abagabo n'abagore bariho muri iki gihe cyacu. Reka kubyina insinzi uvuga icyo Imana yagukoreye. Rwose ni iby'ukuri pe. Tugomba gushimira Imana ko yatubabariye ibyaha. Ariko tugomba guhora munsi y'umusaraba kugira ngo Imana ituzamure, itugeze ku rugero rw'igihagararo Imana igira gute? Iduhamagarira. Baranditse mu gitabo cy'ibihamya by'itorero umugabane wa mbere amagambo atangaje kandi ateye ubwoba. Ibihamya by'itorero umuzingo wa mbere ni igihamya cya 5. Ngiye gusoma ku ipaje y'175. Baravuze ngo neretswe ko ubuhamya bwahawe abanyarawodokiya bugenewe ubwoko bw'Imana muri iki gihe. Twigeze kureba uwiyita Mena, ibyajuru igice cya 3, umugabo wo guhamya ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye, ko ari urimo kutubwira ko azi imirimo yacu. Ubwo rero ushobora kuvuga utese uriya muntu arimo arambwira ibi nibi. Oya, uri kubitubwira tuzi neza. Ntabwo ari amakuru yahawe, ntabwo ari inkuru yabariwe. Ibyo atubwira arabizi neza. Ariko wowe ushobora kuvuga uti ngiye narababariye urugendo nararurangije. Reka wumve igerageza Imana iri gukoresha urebe ko ushobora kurisimbuka, kuko ntabwo Imana ishobora n'igisa n'ubutungane. Neretswe ko ubuhamya bwahawe abanyarawodokiya bugenewe ubwoko bw'Imana bwo muri iki gihe, kandi ko impamvu butashohoje umurimo ukomeye byatewe no kwinangira kw'imitima yabo. Ubuhamya cyangwa ubutumwa bwahawe abanyarawodokiya, impamvu butigeze busohoza umurimo wabwo nuko byatewe no kwinangira kw'imitima y'abantu. Nyamara Imana yahaye ubutumwa igihe kugira ngo bukore umurimo wabwo. Yabuhaye igihe. Icyo gihe nikigera, abemera ko uwo murimo uzaba wakozwe muri wo bazahabwa ubugingo buhoraho. Ariko igihe nikirangira, abanze ko uyu murimo wuzurira muri bo bazacirwaho iteka. Uku ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Umutima ugomba kwezwaho ibyaha byagiye bikingiranira Yesu hanze. Umutima ugomba kwezwamo ibyaha byose byagiye bituma Yesu ahera hanze. Niyo mpamvu nanuba kivuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, nuko ari hanze. Icyaha cyose kiri mu mutima cirukana Yesu mu mutima. Ntago yaturana n'icyaha, ntago bishoboka. Ntago yaturana n'icyaha. Niyo mpamvu twebwe ubwacu tugomba kurira tukabarogera Imana kugeza ubwo icyaha cyakiringiraniye Yesu hanze gisohoka akinjira agatura muri twe. Nibwo tuzabana amahoro n'ijuru. Umutima ugomba kwezwaho ibyaha byagiye bikingiranira Yesu hanze. Ubutumwa buteye ubwoba buzakora umurimo wabwo. Igihe bwatangwaga ku nshuro ya mbere, mutega amatwi hano hantu muhumve. Igihe bwatangwaga ku nshuro ya mbere, bwateye abantu gusuzumana ubwitonzi imitima yabo. Ibyaha byaratuwe kandi ahantu hose abantu b'Imana barakangutse. Abantu hafi ya bose bizeye ko ubu butumwa bwagombaga gusohora mu ijwi rirenga rya marayika wa 3. Nabo babwakiriye bazi ko ubu butumwa bugiye kugera mu ijwi rirenga, umurimo ukarangira Yesu akaza. Nyamara
kubera ko batabonye umurimo ufite imbaraga usohozwa mu gihe gito. Benshi batakaje imbaraga z'ubutumwa. Hari abantu bakira ubutumwa kuko bumva ngo Yesu araje, umuntu agafatira ibintu hejuru avuga ati he kuribuka kuraje, akakira ubutumwa yumva igihe kirangiye. Ariko nshuti yanjye, kuko twasomye ko Imana itagikangwa n'igisa n'ubutungane, irareka igihe wari witeze Yesu ntaba ari cyo gihazira, ngirebe ko wamukunze mu mutima koko cyangwa akangutse kubera ubwoba. Nabonye ko ubu butumwa butashoboraga gusohoza umurimo wabwo mu mezi make. Bwari bwaragambiriye gukangura bwari bugambiriye gukangura ubwoko bw'Imana no kubahishurira ugusubira inyuma kwabo no kubayobora kugira umwete bakihana. Ubise ubwo butumwa icyo bwari bugendereye, bwari buje gukosora bugatuma abantu bihana, ahubwo Imana ikabashyira ahantu bagomba kuba bavuga ijwi rirenga, ariko bo babwakira bumva ko bugomba kurangira Yesu akaza agahita agaruka. Babona siko bibaye, imbaraga z'ubutumwa zigira gute? Zitakara muri bo. Niyo mpamvu umuntu ashobora kuba yatangaga ubuhamya ati iki gihe n'iki Imana yambabariye ibyaha. Ubarihe? Abantu bahagurutse batanze ubuhamya ko bababariwe n'Imana bari hehe? Barihe? Urasanga ahantu hose ku nzira hagiye hari imirambo y'abantu bigeze batanga ubuhamya bati Imana tugiriye ubuntu, ariko kuko batigeze bemera ngo Imana iture muri bo, yirukana icyaha kugeza ubwo ibageza ku kuyoborwa na Mwuka Wera, bakisanga bahora mu byaha, bagahora bisanga mu ntege nke, bakaba ari bo bahakanyi bavuga ko iby'Imana bidashoboka. Bwari bugambiriye gukangura ubwoko bw'Imana ubu butumwa no kubahishurira ugusubira inyuma kwabo no kubayobora kugira umwete bakihana, kugira ngo bagirirwe ubuntu bwo kuzabana na Yesu no kuba bateguriwe kuvuga ijwi rirenga rya marayika wa gatatu. Igihe ubutumwa bwakoraga ku mitima, bwateraga umuntu kwicisha bugufi kwimbitse imbere y'Imana. Abamarayika baroherejwe mu byerekezo byose kugira ngo bategurire imitima itizera kwakira ukuri. Umurimo w'Imana watangiye kuzuka, kandi ubwoko bwayo bumenya neza umwanya buhagazemo. Iyi nama y'umugabo wo guhamya ukiranuka kandi w'ukuri iza kuba yarumviwe mu buryo bwuzuye, hari icyo Imana iba yarakoreye ubwoko bwayo mu mbaraga ikomeye. Iyo ubu butumwa buza kwakirwa mu mbaraga ikomeye, hari ikintu Imana iba yarakoreye ubwoko bw'Imana. Iyo bavuze ngo hari ikintu iba yarabukoreye, nuko ubona n'ubu uwo mugambi utaragira ute? Utaragerwaho. Iyo abantu baza kwakira ubutumwa nk'uko bikwiriye, hari ikiba cyarakozwe. Kuba kitarakozwe ni icyerekana ko ntabwo Imana turayemera ngo tugeze ku rugero rw'igihagararo dushakira, itwiyerekaniremo ibitangaza byayo isi yose iburirwe umurimo urangire dutaye. Ariko baravuze ngo nyamara imbaraga zakoreshejwe uhereye igihe ubutumwa bwatangiwe zahawe umugisha n'Imana, kandi ubugingo bwa benshi bwavanywe mu kinyoma no mu mwijima kugira ngo bwishimire ukuri. Nubwo umurimo utasohoje umurimo wabo ngo umurimo urangire, ariko ababwemeye bwasohoje umurimo wabo hehe? Mu bugingo bwabo. Bagiye gukurikiraho amagambo ateye ubwoba avuga ngo Imana izagerageza ubwoko bwayo. Imana izagira ite? Imana ubwayo izigerageza ubwoko bwayo. Abavuga ko bakiriye ubuntu bw'Imana, abavuga ko bitirirwa izina rya Kristo, iraje ubwayo ibigeragereze. Iraje ubwayo ibigeragereze, ibiri mu mitima ibihishure. Nshuti yanjye, wowe unteze amatwi, tekereza neza urebe ibintu biri mu mitima yawe munsi Imana yabishyize ahabona. Abantu bazatangara. Abantu bazavuga bati oya, uyu ni wa muririmbyi warimbaga indirimbo twakundaga cyane. Uyu ni wa mubwiriza watubwirizaga ibyigisho tukumva imitima yacu ikangutse. Uyu ni wa muntu twabanaga mu itsinda wigishaga tukumva Mwuka Wera yasutswe. Buretse Imana igaragaza ibiri mu mitima y'abantu, abantu barabura aho bajya. Baranze baravuga ngo Imana izagerageza ubwoko bwayo. Yesu arabihanganira, ntabwo ahita baruka muri uwo mwanya. Marayika aravuze ati Imana iri gupima ubwoko bwayo. Iyo ubutumwa buba bwaramaze igihe gito nk'uko benshi muri twe babyibwiraga, ntibajyaga kubona igihe cyo gukura kw'imiti. Iyo Imana iza kurangiza uyu murimo cyangwa irangiza iki gihe mu gihe abantu babitekerezaga, igihe ukangutse wumva Yesu aje rwose pe, aramutse aje muri iyo saha, ntago wabona igihe cyo gukura kw'imico. Kandi reka nkubwire, uko Yesu arushaho abantu benshi kuvuga ngo aratinze, nje nsige nshimira Imana kuko gutinda kw'Imana ni imbabazi.
iyiza kugaruka mu gihe twatekerezaga ko yaza, ubugingo bwacu bwari kuzimira. Ariko Imana ihimbazwe yaduhaye igihe cyo gukura kw'imico. Iyo ubu butumwa buba bwaramaze igihe gito nk'uko benshi muri twe babyibwira, ntibajyaga kubona igihe cyo gukura kw'imico. Benshi bakoreshwaga n'amarangamutima. Nshuti yanjye, uri gukoreshwa n'iki? Uri gukoreshwa n'umwuka w'Imana ukurimo cyangwa uri gukoreshwa n'amarangamutima? Imyanzuro ufata hato na hato ni umwuka w'Imana utuma uyifata cyangwa ni amarangamutima? Isuzume neza urebe, kuko abayoborwa n'amarangamutima tugiye kureba iherezo ryabo. Benshi bakoreshwaga n'amarangamutima aho kugendera ku ihame ryo kwizera. Kandi ubu butumwa bukomeye ndetse buteye ubwoba bwarabakanguye, bwakoze ku marangamutima yabo, bukangura ubwoba bwabo, ariko ntibwashohoje umurimo Imana yari yagennye ko buzakora. Amarangamutima y'abantu yarakangutse, ariko ntabwo kubera gukanguka kw'amarangamutima bitari ukwizera, ntabwo bemereye Imana ko umurimo wayo usohora muri bo. Baranditse rero baravuga ngo Imana isoma ibiri mu mitima. Mwibuka ijambo twasomye, uwiyita Mena, umugabo wo guhamya ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye, aravuga aya magambo yose ngo nzi imirimo yawe. None hano baratubwiye ngo Imana isoma ibiri mu mitima kugira ngo ubwoko bwayo bwe kwishuka bwiyibeshyaho. Imana ibaha igihe kugira ngo gutwarwa n'amarangamutima kwabo gushire, hanyuma ikabagerageza kugira ngo irebe niba bazumvira inama y'umugabo wo guhamya ukiranuka kandi ukuri. Muranyumvira ikintu gikomeye? Iyo abantu bakangutse by'amarangamutima, Yesu araje, bakirukanka mu matsinda, bakirukanka mu madini, bakiruka mu umuntu wese agakomeza akiruka. Uwiteka rero bakavuga ati hoya, si icyo nshaka ko gikorwa. Ndashaka gukangura umutima wawe, ndashaka kubereka umunyacyaha, ndashaka kukwereka urugero Imana iguhamagara kugeraho ko ari ukwezwa. Iyo abonye abantu bakangutse by'amarangamutima, ibahereza igihe ubwoba bwashira, yego gukanguka kw'amarangamutima kwashira, bakabona noneho bakongera kugaragara uko bari. Bagaragara uko bari, ikavuga iti noneho sereka nongera nkohereza ubutumwa bwo kwihana. Wakwakira noneho inama y'umugabo wo guhamya ukiranuka? Bamwe iyo bamaze rero gushyira hasi gukanguka kw'amarangamutima, abenshi basigara bahamya ngo ibi bintu burya ntago bigira gute, ntago bishoboka. Ntabwo ari uko agakiza kananiranye, ahubwo ni uko ushaka kukajyamo uko wowe ugira gute, uko ubitekereza. Iyi nzira niyo kwera. Iyi nzira ntabwo ari ugomba kujyamo uko wishakiye. Iyi ni inzira yaharujwe amaraso, nshuti yanjye. Ntabwo uyijyana mu kubyumva. Hoya, ntabwo Imana irera abajeyi. Ntabwo uzayigenda muri cirahani ikubite. Hoya. Reka dukomeze mwumve. Imana ikomeza kuyobora ubwoko bwayo intambwe ku ntambwe. Irabuzamura, mwumva no magambo. Irabuzamura ikabugeza ku nzego zigiye zitandukanye zateganijwe kugira ngo zerekane ibiri mu mitima. Imana ubwayo igerageza umuntu ikamuzamura. Hari inzego uwo muntu yateganirijwe. Izo nateganirijwe ushobora kuba ritari zuteganirizwa. Yego, ibyeza abantu biba bitandukanye. Ariko baravuze ngo Imana ubwayo izamura uyu muntu ikamugeza ku nzego zigiye zitandukanye zateganijwe kugira ngo igaragaze ibiri mu mutima wa hehe. We niba nazamuwe nkashyira ku rwego rwateganijwe kugira ngo Imana isuzume ibiri mu mutima wanjye, tuza muvandi, witinda ku nzego nashyiriweho, nawe hari izo ugiye gushyirirwaho kugira ngo isuzume ibiri mu byawe, umutima wawe. Hari igihe uzamara umwuka wawe uri gutinda ku rwego nashyiriweho, ariko hari ibintu byinshi bitubaho tukabyitirira Satani, ariko Imana hari ibyigena ko tugeraho kugira ngo igaragaze ibiri hehe, biri mu mitima. Bahise bavuga ngo iki? Bamwe bihangana ku rwego rumwe, nyamara kurukurikiyeho bakahagwa. Ibi bintu birababaje. Imana yakuzamura ngo ikugeze ku nzego zateganijwe, yakuzamura ku rwego rumwe akabona icyo kintu nagitsinze. Ugafata ibyemezo ukavuga uti nkurikije uko nyoborwa n'umwuka w'Imana, iki kintu ngomba kucyitwaramo gutya, ukabura gitsinze. No mu ijuru bakepura bati aragitsinze. Ariko nubwo utsinze ku gatambiko kamwe, haruguru yatwo hari udutambiko 8. Genda buhoro.
ntabwo insinzi wakuye ku gatambiko ka mbere ariyo uri butsindishe ku gatambiko ka kangahe ka kabiri. Niyo mpamvu umwanditsi atubwiye ati bamwe batsinda ku gatambiko kamwe cyangwa ku rwego rumwe, ariko kugakurikiyeho bakagira bate bakahagwa. Nshuti yanjye, isuzume neza urebe. Ushobora kuba hari ibihe byinshi wagiye ufata imyanzuro nyayo, ushobora kuba hari ibintu byinshi cyane wazamuweho ukagera ku myanzuro pe ukabona urayishoboye, ariko se ibyo igikuhagazemo, ese ibigiye gukurikiraho uzafata ibyemezo bimeze nk'ibyo wafashe? Bizaterwa n'umwuka w'Imana uzaba ukuyoboye. Maze baravuga ngo kuri buri rwego rwose ruteye imbere umutima urageragezwa kandi ukarushaho gusuzuma. Ano magambo arakomeye cyane. Kuri buri rwego rwose wimuka umutima ugira ute? Urageragezwa. Wowe ushobora kubyina insinzi uvuga uti ngewe urwego rwari rufite udutambiko 8 ngeze ku ka 5. Yego pe, ushobora kuba ugeze ku ka 5. Shimira n'Imana yakuzamuye kuri utwo dutambiko, ariko nutabera amaso ubugingo bwawe ushobora kugwa ku ka 6 kandi kugwa kwawe kwaba kubi. Mureze cyera Uwiteka yarabivuze, umunyabyaha nasubira inyuma umutima wanjye ntuzagira ute? Ntuzamwishimira. Ntabwo igihe Yesu yasuzuma izina ryawe agasanga ritageze ku rugero Imana iguhamagara kugeraho, uzabwira Imana ngo hoya itegereza ibyo natsinze. Hoya rwose. Reka nihute ngira ku musozo, some andi magambo ari ku cyigisho cya 9 ni ku ipaje 305. Icyigisho cya 9 cyo mu bihamya by'itorero umuzingo wa mbere ku ipaje 305. Banze baravuga ngo nabonye ko Imana iri gutunganya kandi iri gusuzuma ubwoko bwayo. Imana iri gutunganya kandi iri gusuzuma buri kantu kose, irimo agasuzuma. Kana kuvuga ko yitirirwa izina ryanjye ameze ate, arimo aravuga ate, abanye nanjye gute mu byanditswe byera, ari kwezwa mu buhe buryo? Ese ibyaha byamutsindaga muri 2023 muri 2024 murabona bitagiye ate? Ese ko ubutumwa bwo kwihana bwatambutse kuri we, ubwo kwezwa bugatambuka, nkaba nongeye nkabusubiza inyuma kugira ngo aho yajijwe, aho yagize intege nke yabwongere bumubyutse. Murabona afite izihe ngamba? Imana yakomeza gusuzuma, irakomeza gupima. Nabonye ko Imana iri gutunganya kandi izasuzuma ubwoko bwayo. Izabutunganya nk'uko batunganya izahabu. Muzasanga abantu batunganya izahabu mubabaze. Ngi uko nabashije kubyiga n'ibyo nasomye mu muriro w'umucuzi, aho banditse ko kugira ngo umuntu utunganya izahabu amenye ko yatunganye koko, nuko ayifata yareba akayireberamo, nibwo amenya ko inkamba zose zashizeho. Natwe rero Imana izagutunganya, igikukura mu itanura uri kureba irebe ko imico yayo yagaragaye muri wowe, nisanga itaragiramo yongere gusubize mu itanura, yongere icanire, icane cyane, yongere ibigeragezo. Hoya izakweza kugeza ubwo izakureba ikavuga itumva aratunganye pe, mushyizeho ikimenyetso cyanjye. Ariko ubwo rwego ni utajyaho ndakurahiye. Ubu Kristo turabuvugisha kanwa, ariko Kristo ahantu ari hera. Ntabwo ngewe nawe inyandiko tubwiye ko duhawe amahirwe yo kugerayo tumeze uku twabisiribanga. Umva ukuntu hano banditse. Nabonye ko Imana iri gutunganya kandi gasuzuma ubwoko bwayo. Izatunganya nk'uko batunganya izahabu kugeza ubwo inkambi izashiraho, igashiraho, maze ishusho yayo ikagaragara muri bo. Imana izagerageza abantu kugeza ubwo inkamba yose izashiraho. Kandi ikibigambiriye ni igiki? Ni ukugira ngo ishusho ya Kristo igaragare hehe? Igaragare muri twe. Kubabarirwa mu buryo Kristo ababariramo birenze kubabarira, ni ukugirwa mushya mu mutima, mu mibereho, mu ntekerezo, impagarike yose ikaba yejejwe. Nkuko Paulo yabivuze mu Roma 12. Irashaka ko tuba twera hose, irashaka kutugeza ku ntambwe inesha icyaha kandi bigashoboka. Ubutumwa bwatoranijwe umugabane wa mbere baranditse baravuga ngo ku ipaje 327 ni icyigisho gisoza cya 65. Muri Kristo ubumana n'ubumuntu byakomatanirijwe hamwe. Bagiye kutwereka kugira ngo Kristo abe mu isi yambaye umubiri atsinde ukuntu byagenze. Ntabwo yakoresheje ubumuntu nkuko ngewe nawe tubukoresheje utashobora gutsinda, ahubwo ikintu yakoresheje cyatumye atsinda nuko ubumana n'ubumuntu byakomatanirijwe muri we. Natwe nitugira ubumana muri twe bugakomatanywa n'ubumuntu twambaye, tuzatsinda mu izina rya Yesu.
barandika ngo muri Kristo ubumana n'ubumuntu byarakomatanijwe. Ubumana ntabwo bwateshejwe agaciro ngo buhinduke ubumuntu, oya rwose. Ubumana bwakomeje kugumana umwanya wabwo, ariko ubumuntu kubwo komatana n'ubumana, ano magambo muyumve cyane, ariko ubumuntu kubwo komatana n'ubumana bwashoboye kurwanya ibishuko bikomeye cyane mu butayu. Ubumuntu bukomatanijwe n'ubumana nibwo bwatsinze mu butayu. Natwe ubu butayu bw'iyi si turi kuzereramo kugira ngo tubutsinde, nuko ubumuntu bukomatanywa n'ubumana. Umutware w'abisi yasanze Kristo amaze igihe yiyiriza ubusa kandi ashonje, amusaba ko ahindura amabuye umutsima. Nyamara mu mugambi w'Imana washyiriweho agakiza k'umuntu, wari warateganyije ko Kristo azasonza. Mwumve iki ijambo ry'Imana rivuga. Igihe Satani yashakaga kubwira Kristo, cyangwa yabwiraga Kristo ngo hindura aya mabuye umutsima, yashakaga kugira ibyo acogozaho Kristo byateganyijwe mu nama y'agakiza. Kuko mu nama y'agakiza byari byateganyijwe ko Kristo azagira ate? Azasonza. None nanjye mu ntambwe zashyiriweho kugira ngo bigaragaze ibiri muri nge, ibigeragezo mpura nabyo, ibigeragezo uhura nabyo, ni ibyateganijwe kugira ngo bibeho. None ko Satani ashaka kukubwira ngo bivemo, nubivamo uraba urimo kwica bimwe mu ntambwe ugomba gutera kugira ngo ugere mu bwami bw'Imana. Baranditse ngo yatsinze ibishuko, uwo ni Yesu batubwira, yatsinze ibishuko akoresheje imbaraga umuntu yasaba akazihabwa. Amen. Muri ubwo butayu bw'ibigeragezo yatsinze ibishuko akoresheje imbaraga umugabo n'umugore cyangwa njyewe nawe twasaba tukagira gute? Tukazihabwa. Reka nihute muri aya magambo muyatega amatwi mwumve. Yakomeje intebe y'ubwami y'Imana, kandi nta mugabo cyangwa umugore udashobora gufashishwa ubwo bufasha binyuze mu kwizera Imana. Umuntu ashobora guhinduka usangiye kamere n'Imana. Amen. Nta muntu uriho udashobora gusaba ubufasha bw'ijuru mu bishuko n'ibigeragezo. Kristo yazanywe no kugaragaza isoko y'imbaraga ze kugira ngo umuntu atazigera yishingikiriza ku bushobozi bwa kimuntu bwonyine. Amagambo ngiye gusorezaho aravuga ngo abantu bakwiriye kuzatsinda bagomba gukoresha imbaraga z'impagarike yabo yose. Abantu bagomba gutsinda Kristo akabasanga avuga ngo nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse muri bice ariko nkweguriye byinshi. Umva uko aba bantu bagomba kuba bameze. Abantu bakwiriye kuzatsinda bagomba gukoresha imbaraga y'impagarike yabo yose. Bagomba gupfukama imbere y'Imana batarambirwa, bagasaba imbaraga yayo. Kristo yazanywe no kutubera urugero no kutumenyesha ko dushobora guhinduka abasangiye kamere n'Imana. Ibyo byashoboka bite? Kubw'uko twakize kwangirika kwazanywe mu isi n'irari. Satani ntiyatsinze Kristo, ntiyigeze akandagiza ikirenge cye mu ntekerezo z'umucunguzi. Ntiyigeze akora ku mutwe nubwo yakomerekeje agatsitsino. Kristo akoresheje kwitangaho urugero. Ariko murumva urugero turi imbere ni Kristo. Kristo akoresheje kwitangaho urugero yagaragaje ko umuntu ashobora kuba indahemuka. Amen. Abantu bashobora kugira imbaraga yo kurwanya ikibi, imbaraga itabasha gutegekwa n'isi cyangwa urupfu cyangwa umuriro. Amen. Mwumvise imbaraga ubumana n'ubumuntu bikomatanyije bishobora kutugezaho. Reka nsubire muri aya magambo. Kristo akoresheje kwitangaho urugero. Ubwo urugero rwe nuko gutsinda kwe kwavuye ku bumuntu n'ubumana bikomatanijwe. Yego, atwereka ko nje nawe imbaraga y'ubumana nikomatanya n'ubumuntu bwanjye yitanzeho urugero, atwereka aho bizatugeza. Kristo akoresheje kwitangaho urugero yagaragaje ko uru n'urugero Imana ishaka kutugezaho. Mana umfashe njyewe nuri kunyumva wese duharanire kugera kuri uru rugero. Reka nsubiremo. Kristo akoresheje kwitangaho urugero yagaragaje ko umuntu ashobora kuba indahemuka rwose pe,
abantu bashobora kugira imbaraga yo kurwanya ikibi. Amena. Imbaraga itabasha gutegekwa n'isi cyangwa urupfu cyangwa umuriro. Imbaraga izabashyira ahantu bashobora gutsinda nk'uko Kristo yatsinze. Amen. Barandika ngo ubumana n'ubumuntu bishobora guhurira muri bo. Reka nsoza iki cyigisho nsaba Imana ngo niba bishoboka ko Imana ishobora kumpa imbaraga ibasha gutegeka isi, ubu igihe tugiye kwinjiramo isi yose igiye guhuriza hamwe kugira ngo irwanye Imana, irwanye amategeko yayo, ndetse irwanye n'abaharanira gukurikiza amategeko y'Imana. Ariko Imana ihimbazwe kuko mu mbaraga tuzahabwa tuzabasha guhabwa n'imbaraga ibasha gutegeka isi igategeka iki? Umuriro, igategeka urupfu. Nibyo bintu bizaba bikangisha ubwoko bw'Imana. Bazabakangisha kubica, bazabakangisha wenda kubatwika, bazabakangisha ibiteye ubwoba by'isi, ariko tuzaba twashyizwaho imbaraga y'Imana ibasha kuduha kubitegeka byose. Reka nsaba Imana njyewe nawe unteze amatwi, Imana tubashishe kwakira imbaraga, kandi kuko turi twenyine gusa bitadushobokera, ahubwo byashoboka ubumana n'ubumuntu bikomatanijwe bihurizwe muri twe kugira ngo Imana tugire abaneshi mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Byiringiro by'umugisha Mana yacu, urakoze cyane, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tumaze igihe kirekire twizengurukaho, tumaze igihe kirekire tureba ukuntu imbaraga y'icyaha ikomeje kugwira muri twe, ariko uhimbazwe kuko utugaragarije ko impamvu dutsindwa nuko twarwanye turi twenyine. Ariko igihe ubumana buzaba bwuzuye muri twe bugakomatanywa n'ubumuntu, uzatubera insinzi n'isi yose biyibere urugero yuko umuntu afashijwe n'Imana atsinda. Kandi nk'uko tubwiye yuko ubufasha bwose Kristo yahawe bushobora guhabwa abagabo n'abagore baramutse babusabye, ubwo ugenderera abandi natwe ntudusige. Kandi buri mutima wose ubabajwe n'ukuntu wakomeje kubaho uri umunyantege nke, utabaze kugira ngo ijuru utabare, kugira ngo muri iki gihe giheruka amateka y'isi, ubwo tubona ko ibyahanuwe biri kwihuta cyane gusohora kandi birimo gusorana n'irangira ry'imbabazi, tube mu ruhande rwawe. Kandi Mwami Imana, ndakwinginze nguhendahenda kugira ngo niba ari wowe ubwawe ushobora kugenda ukazamura umuntu ukamugeza ku nzego zateganijwe, kugira ngo ugaragaze ibiri mu mitima, bigaragaze kugira ngo ibidatunganye tubyihane bigishoboka, kugira ngo ubwo ugiye guhindura byose bishya tuzabe turi mu ruhande rwawe. Ngaho uzakomeze kubana natwe muri ibi byigisho, kandi ibi byigisho kugeza ku musozo wabyo bizarangire abantu babikurikiranye babonye insinzi y'icyaha mu bugingo bwabo, mu izina rya Yesu. Amen.